hari abantu Imana yicuza umugisha yabahaye kubera aho bari. Uyu mugisha Imana yaguhaye uwukoresha ite? Reka mbabwire bene data, hari abantu Imana yahaye imibereho, hari abantu Imana yahaye ubuzima, hari abantu Imana yahaye uburyo bwo kugira ngo babe mu isi bariho banayikorera, bikarangira bagiye kwihisha mu myobo. Ngaho nge mpagera mbwire n'abantu, dufite abarokore batunze baba mu rusengero ariko batarigeze basezera, dufite abarokore batasezeye inzoga, dufite abantu biyita abarokore batasezeye ubusambanyi. Ubundi kugira ngo ube umurokore mwiza ugomba kugira ibintu usezera. Ugomba gusezera ubucakura, ugomba gusezera ubucabiranye, ugomba gusezera ubugome, ugomba gusezera kugambana, ugomba gusezera ubuhemu, ugomba gusezera ibinyoma, ugomba gusezera ubwibone, ugomba gusezera agasuzuguro, ugomba gusezera ubusambanyi, ugomba gusezera. Wibuke ko uyu mwitero niwe wazanye Elisa. Bundi yewe wazanywe n'iki mu rusengero? Niki cyakuzanye? Ngize ukuri. Elisa yumvisha imbaraga ziri mu mwitero, ziramukurura, ziramukwega. Wowe wazanywe n'iki? Ni indwara Yesu yagukijije, ni ibyaha byari bikuruhije, ni imitsima wariye wabaye rukurikira izindi. Wazanywe n'iki? Kuko hari igihe rimwe na rimwe umuntu akubwira ibyarimo, wanareba ugasanga rimwe na rimwe ntagazi ibyamuzanye, wa mugabo. Ukareba ukuntu yitwara, ukuntu avuga, uko asubiza, uko iby'Imana bigendamo, ukabona ahubwo ni rukereza abagenzi. None se niba tugira nk'ubu tuvugana muri iyi minsi hariho intambara, bavuga abantu basenga, abantu bafite insengero, abantu bavuga ko basenga, abanyamadini, abakozi b'Imana, n'abasambo n'ibijura, abantu bose bati nibyo, n'abakijijwe bati nibyo. Ziko mbabazwa no kumva uri umukiristo ukandeba natambuka ukavuga ati bari abantu bose n'abayesikoro, warangiza ejo ukazambwira ngo nkubatize cyangwa usezeranye. Igute wumva wasezeranywa n'umwesikoro? Siryo sezerano ryawe ryafata. Nari ndi kukubwira ngo uri iki mu rusengero? Uri iki? Ubundi umuntu w'Imana amenya ibibaye, akamenya ibyo avuga n'ibyo akora. Imana idufashe. Benshi impamba Imana yabahereye mu rugendo yahise bibagiza intego. Ubu bataye intego, basigaranye impamba. Ni nayo mpamvu niyo barashima ati Imana yaratwambitse, Imana yaratugaburiye, Imana yaduhaye kubyara. Twari barukomanya imbaraga, twari inzahare twarashize, twari twarakubiswe, twari twarishwe n'inzara, amatama yari yarahombaye. Yego ni byiza, Imana ishimwe ko yaguhombanuye, ariko iyo bayita impamba y'urugendo idakwiye kukwibagiza intego y'urugendo. Imana idufashe. Abantu 50 bari hariya, reka nkubwire ngo nta nari muzigera ukora ibintu hatari abakwitegeye ngo barebe kuri bumware. Uzakora iteka. Hari abavuga bati muraje murebe ibimubaho, bazaguha iminsi, abandi bazaguha amezi, bazashiraho amatariki, abandi bavuga uko bashaka. Ni rimwe na rimwe nunageramo hagati ugasitara, kuko gusitara mu rugendo ni ibisanzwe. Bavuga bati aha si twabibabwiye ati nibitaraza biraje, muraje mu mubone. Ariko nagira nkubwire ngo iyo uri mu ntego y'urugendo, iyo utatakaje intego, iyo uhagaze mu ntego, ntabwo ariko birangira. Bibiliya iravuga ngo siko bizaba, muba mutegereza, ntabwo bazakorwa n'isoni keretse abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu. Pile sofe kansone mema. Imana idufashe. Hanyuma ni wahitavuza induru ngo mbonye ishyano, kuko yari intirano. Ubundi abagukanga bagukangisha n'ibitirano. Intirano nizo zikuzonze, nizo bati, bamwe nizo bacishije muri Nigeria, abandi nizo bagiye kugura hari, abandi ziva mu bivuta basiga abantu bagahirima. N'intirano uravunwa n'iki? Ariko abazi Imana yabo bo bazakomera. Ni testofiwa nibamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Imana ishimwe. Nestifo ani kifoha, abo bagukanga bafite intirano. Kandi reka nkubwire, ibitaravuye ku Mana ntabwo biramba, ntabwo birama, ntabwo bimara igihe. Bari ku muririmbyi yavuze ngo ibyaye so nibishira. Haleluya.
zawe nyine ibya Yesu nibishira arama zawe nyine nta mugishuri mu by'isi n'umuramutumuka ibya Yesu nibishira arama zawe nyine ibya Yesu nibishira. Amen. Baragukangisha intirano se ugacwa we intirano ezavuze ndorate mbonye ishyano kuko yari intirano. Abo bose bagukangisha izo ntirano batarabona igitabo birabashirana. Batarabona uwo batamba birabashirana. Ariko ufite umwuka wera w'Imana yarawuhawe n'Imana, ufite isezerano, naho imiraba yaza, naho imiyaga yaza. Ntituze kubikonfuzinga n'abana b'abahanuzi, ariko ndashaka kubabwira ngo hari igihe akenshi umuntu agukangisha ibitirano. Tuze kubihuza rwose. Bari abana bo bari baratojwe neza, ariko mu buryo bw'Imana n'imikorere bari munsi cyane ya Elisa. Elisa watitirije Imana, Elisa wagize ibyo yigomwa, Elisa waretse ibyo yakoraga, Elisa wataye inshingano zindi, Elisa wahinduye icyerekezo, Elisa wahinduye imikorere, Elisa wahinduye akazi. Imana iravuga ngo mbonye yuko ufite umutima nkunda. Imana iramugabira. Ibintu Yesu ateruye birareremba no kuri kubera ko umwuka wera bizamo yarangiza akabyoroshya. Reka nkubwire buri ntawe uzakumiza nkeri niba uri mu mugambi w'Imana, ntawe uzagutwara uko abonye niba uri mu mugambi w'Imana. Imana izagutwara letokije foa, izagutwara mu mababa, mu mababa, mu mababa, mu mababa. Imana ishimwe iti kalala izagutwara mu mababa. Naguzacubira, naguzasoma nkeri, ntabwo bazakumiza nkeri, ntibazakumanura aho bashaka, ntabwo urwo rwobo uzarujyamo, kuko Imana ifite itegeko ry'umwuka ryo gutuma ureremba hejuru yabyo, hejuru y'ibibazo, hejuru y'iyo nyanja. Ini wasti bayima muhereza Imana icyubahiro. Ndashima Uwiteka ko afite izo mbaraga. Aneshorebere oriya fasema afite ubwo bubasha. Anemas ndafashijwe mas aneshabo afite ubwo bubasha ko numva bihindutse. Hakenewe n'ibintu bitatu. Cyambere ugomba kumenya impamvu wahagurutse. Ese uracyari mu ntego y'urugendo rwakuzanye? Kabiri ugomba kutava mu ntego kabone n'ubwo imiyaga n'imiraba bihari. Gatatu ugomba gutitiriza mpaka ubonye ikimenyetso cyemeza ko Imana iri kumwe nawe. Kane ukwiye gusenga kugeza aho Imana itanga ubuhamya bwawe udatewe ubwoba n'ibihe n'abantu, kuko ibigutera ubwoba bwo ntibizabona, ibigeragezo ntibizabura kuza. Icyo akora ngo ubiza nawe azabona ishyano. Tugiye Niba ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami kuri bene se bose bimuha icyubahiro. Turabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Wowe aho uherereye wese, wowe wakoze subscribe ugakora share na comment kuri izi televiziyo, kuri izi chaîne uko ari 3, data wa twese akumpera umugisha. Wowe uje ari bwo bwa mbere, Imana ikumpera umugisha. Rero dutangiye ikiganiro cyacu imbere y'izi kamera muri kuhabona umukozi w'Imana, umushumba. Reka mwakire abasuhuse. Mushumba umeze neza? Ndabibona umeze neza, urasa neza, wambaye neza nk'umukozi w'Imana rwose. Ndakwakiriye rero suhuza abantu bagiye kudukurikira kuri izi chaîne. Abantu bose badukurikiye ndabashuhuje. Amahoro ya Kristo nabaganze, kandi mbabwire ngo nimukomere. Umuntu wese agira ibyiringiro birema. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ari kurira pararira umuntu n'injoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Ngeze hirya nanone kandi njya nkunda kubwira abantu ngo bagatakariza Imana icyizere, igihe uzacana nawe wake. Amen. Imana itubera amaso. Yego
mushumba rero tudatinze mu byubahiro byawe ndakwakiriye uko umwuka kuyobora uba ariko utugaburira ni karibu. Reka dushime Imana iduhaye uyu mwanya n'abazadukurikirana bo ubwabo bazafatikanya natwe, ariko reka dusenga Imana. Mana nziza turagushimiye, turaguhimbaje kugira neza, duhaye umugisha wo kubana n'abantu bawe. Umuntu wese uzumvira ijambo azahembuke, azabohoke, azubakike, azakomere, azaguza imbaraga, ubuntu bw'Imana buzamuganza. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya, turogoye kirogoya yose, dukoresha ibikwiriye, uruhura imitima, ubake abasenyutse, garura ibyanyazwe, ubohora abari baboshye, utange ihumure ku batari barifite, ureme ibitari biriho, uzure ibyapfuye. Ndagushimiye kubyumvisha byakiriye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana usanga hano mu gitabo cy'Abami cya 2 ibice 2, turahera ku murongo w'8. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira humutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona ngo gukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Imana idufashe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Icyambere nshaka kuvuga ku kintu bita uyu mwitero ntarawugeraho. Nshaka kuvuga imbaraga zari ziri muri Eliya. Eliya yari umuhanuzi w'umuriro, yari umuhanuzi Imana ikoresha, yari umuhanuzi Imana yahamagaye, ariko bukeye mu gitondo ngo aza guhura n'ikigeragezo cya Yezebeli ngo aramubwira ngo ejo nk'iki gihe ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubwo abahanuzi ba Bayali wishe, Imana zizabimore ndetse bikabije. Ayo magambo ayamubwira, Eliya yari amaze kurwana intambara nyinshi kandi zikomeye, ariko byarangiye Eliya agize ikibazo cy'ubwoba, agira ubwoba, aratinya, agera ku rwego ahunga, aragenda ajya kwiyahura munsi y'igiti cy'umurotemu. Aho ni ijambo rivuga ngo uko byakugendekera kose, ubuzima waba urimo bwose, ntabwo ukwiye guterwa ubwoba n'ibihe, kubera ko wumvishije amajwi y'umwanzi agukanga akubwira ngo birarangiye. Hirya y'ibyo uvuga hari umugambi w'Imana, hirya y'ibyo ubona hari ibindi utabona kandi by'umugambi w'Imana. Uyu mugabo witwa Eliya ngo yahise ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, hasurirwa nijoro mu buryo bubiri. Bwa mbere hejuru ryaraje aramubwira ngo byuka urye kandi unywe, arabyuka ararya kandi aranywa. Kabiri rirongera riragaruka riti byuka kandi urye kandi arabyuka ararya aranywa, ariko bamwongeraho ngo kuko urugendo ari rurerure. Eliya rero yamaze kurya ibiryo by'ijuru, abijyana kubitsindika mu buvumo, amaramo iminsi 40 n'amajoro 40 yihisha. Imana iramurebera avuga ati, nzajya mugaburira harangiza ajye kwihisha. Ugirira Imana uwuhe mumaro? Uzi ko Eliya iyi nda yagombaga kuyikoresherezamo Imana, inda y'iminsi 40 n'amajoro 40. Nicyo cyatumye Imana iza yihuta iramubaza ngo urakora icyaho. Aravuga ngo nagize ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Uwiteka. Ati none baragenza ubugingo bwanjye kandi ninjye muhanuzi wenyine usigaye. Ako kanya Imana yahise imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo noneho rero, noneho genda wimika abantu 3. Urimika Yehu, wimike na Hazayeli, wimike na Elisa, abo muhanuzi mu kimbo cyawe. Yaravuze ngo Yehu na Hazayeli, umwarabu umwami w'i Damasiko, abo umwami w'Abisiraheli. Aho bivuze iki? Ageze paramubwira ngo nuko rero uzarokoka inkota ya Yehu azicwa n'iya Hazayeli, uzarokoka iya Hazayeli azicwa n'iya Elisa. Aramubwira ngo ariko kandi icyo gihe nzaba nyifitiye ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Tugarutse rero hano hino, Imana rero urumva isimukuraho cyangwa se imuvanye, iramurita yarinze, imugize retired. Yego wowe nguhe ibyo kurya nkugaburire, inda nurangiza uyuzuze, nurangiza ujya kwisha munsi y'igiti cy'umurotemu.
ese wari umwanya wo kwihisha? Eliya ntabwo iriya ndi Imana yari imuhaye, ntabwo bwari byo kugira ngo bimutungire muri buriya buvumo, kuko nta misiyo dusanga y'Imana mwa buriya buvumo, nta kazi k'Imana kari mwa buriya buvumo. Ese utekereje iki? Tekereza umuntu Imana igaburiye ikanamubwira ngo byukurye kandi unywe kuko urugendo ari rurerure. Uyu mugabo aho yakariye ngo anywe, ngo anabaze Imana ngo none urugendo ndakomerezahe? Byarangiye ahubwo amaze kurya, amaze kunywa, amaze guhaga, ngo ahita yigendera, ngo yigira ngo iyo ngiyo rwose yigira mu buvumo, amaramo iminsi 40 n'amajoro 40. Nanjye aravuga ati yo mugaburire, narangiza ibyo mugaburiye ajye kubitsindika mu buvumo. Nani ati oya, ibi ntago mbikunze, ibi ntago binejeje pe. Imana irababara cyane. Nibwo rero yahise imusimbuza akiri muzima, agihari, yavuga ati genda rwose, Imana idufashe. Noneho Eliya rero icyo ushaka kuvuga ni iki? Yesu nashimwe. Eliya ngo igihe noneho kigeze ara mu bice bibiri haro dusuma, ngo igihe Uwiteka yaragiye kumujyana mu ijuru. Eliya yari yarubatse ibigo 5 by'abana b'abahanuzi. Abana b'abahanuzi sindi bubavugeho cyane, nzabavuga undi munsi, ariko yari yarubatse ibigo 5 abishyiramo abana b'abahanuzi. Impamvu bitwa abana b'abahanuzi nuko bari abanyeshuri ba Eliya. Eliya yabatozaga umurimo w'Imana, kandi ngo nubwo babita ngo ni ikigo cy'abana b'abahanuzi, ni ishuri ryigisha abantu uko umuhanuzi abaho, uko umuntu ufite impano y'Imana yitwara. Muri make yabigishaga uburyo ki bakoresha impano z'Imana kandi batagize uwo bahutaza, cyangwa se bitagize ingaruka mbi, kuko buri ikintu cyose ukoze kikagira ingaruka mbi kucyumva cyangwa kukibonye, byanga bikunda burya ntabwo kiba kibaye umugisha neza, kuko umugisha w'Imana ni uko ibintu uvuze bigira abo biruhura, bikagira abo byubaka, bakubakika kurutaho. Eliya rero ngo yari yarashinze ibigo 5, bimwe Dotani, ibindi Yeriko, ibindi Beteli, ibindi Girugari, ikindi Samariya. Aho hantu hose uko ari 5 yari afite ibigo by'abana b'abahanuzi. Ahagurukira rero ahantu bita Igirugari. Igirugari abanza kujya gusezera. Bibutse ko Girugari bisobanuye ngo ni umusozi Uwiteka kurira abantu b'ibisuzuguriro. Ni ahantu Uwiteka kurira abantu iki igisuzuguriro. Ntago ndi busobanure buri musozi, ariko i Beteli, Girugari, wenda hose tubavuze Samariya, hose twavuga Yeriko. Wenda reka nivugire Girugari na Yeriko. Girugari bisobanuye ngo ni umusozi wo gukurwaho igisuzuguriro. Yeriko ho akavuga ngo ni umusozi w'intambara, naho umuntu agera akarwana intambara. Urumva hari abana b'abahanuzi baba ku musozi wa Yeriko, ku musozi w'intambara. Hari abana b'abahanuzi baba ku musozi wo gukurwaho igisuzuguriro. Hari abana b'abahanuzi bari Beteli, Imana idufashe. Hari abari Samariya, Imana idufashe. Abo bose buri musozi ufite icyo uvuga mu buryo bw'umwuka. Aba bana b'abahanuzi rero mvuze ngo bavanwa aho ngaho, cyangwa se bashyirwa muri ibyo bigo, batangira kwigishwa amabwiriza yo guhanura. Ngo baranatangira guhanura. Uwo munsi wo gusezera nibwo Elisa yari ari kumwe na Eliya. Abo ni uvuga ko Elisa yatangiye, Elisa yawuhisha inka, ahura na Eliya. Eliya munagira umwitero, aramubwira ati aho umuntu agiye gusanga yumva imbaraga zimujemo, ngo aramukurikira. Ageze imbere aramubwira ati ariko sinasezeye. Aho ntabwo bikwiriye ko uba umuntu w'Imana ugitunze ibyo bintu byose. Eliya rero ngo akimunagira umwitero, Elisa yumvisha imbaraga zimujemo, aravuga ati uyu ni umuntu w'Imana, reka mukurikire ariko mbanze sezera. Aramubwira ati wanyemera nkajya gusezera? Aramubwira ati subiraho ntacyo gutwaye. Aragenda arasezera, asezera imirimo yakoraga, banire byo barokore banone bagwije. Ubundi kugira ngo witabe Yesu hari kandi wari umupagane, ni ukuvuga ngo niba ibintu wakoraga ubwabyo byari birimo ibintu byitwa imirimo y'umwijima, kugira ngo n'abantu bamenye ko wakijijwe, uba ugomba guhindura imibereho, uba ugomba guhindura imikorere. Ndabaha urugero. Hari ibintu tuzi bikorwa n'abapagani gusa,
umurokore wese wabikora, byagorana kwakira ko ari umurokore. Noneho rero ibaze wowe niba ubizi neza, kandi reka nguhe n'urugero. Hari igihe uba ukora ibintu uri n'umupagani ariko kuva umutima urakubwira ati ibyo bintu ni ibyawe nyine ko udakijijwe. Noneho wamara gukizwa ntunasenga Imana ngo baze niba ibyo bintu Imana ibyemera, ukabigumamo. Urumva muri make uba wakonfuzinze abantu, ubashyira mu rujijo. Cyambere aribaza inda yarakijijwe cyangwa aracyari muri bya byaha. Kubera iki? Urumva wakagombye kuba ufite ikimenyetso kikugaragaza ko wahindutse, ko umuntu ngo ahinduka mu mico no mu myifatire no mu migirire. Mu mico, mu myifatire no mu migirire. Imana idufashe, Imana idufashe. Ijambo ry'Imana rero rirera, ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni agaciro, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana rirazura. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Uyu Elisa ngo ahagurukana na Eliya igirugari, berekera kuri bya bigo bitanu, kuko Eliya ntabwo yagombaga kugenda adasezeye abana be b'abahanuzi. Ava hambere, ava ha kabiri, ava ha gatatu, ngo ikigo cyose yageragamo aho kugira ngo babwire Eliya bati databuja kudusize, ahubwo batagaga Elisa bakamubwira ngo wari uzi ko uyu munsi shobuja agiye kugukurwaho. Elisa nk'umunyabwenge akababwira ngo ye ndabizi ariko ni muceceke. Iki bivuze iki? Ndabizi ariko ni muceceke. Iki kivuze iki? Biravuze ngo Eliya na Elisa bari kumwe. Elisa nk'umuntu wari uzi ko yakurikiye umuntu ufite impano z'umwuka wera, yakoze ibishoboka byose ku buryo za mpano azimusangizaho. Imana ishimwe. Kabiri, amaze kumusangiza kuri izo mpano, nawe yari abizi, yari afite ayo makuru ko umwuka w'Imana yamujeho, cyangwa se ko yahishuriwe. Imana ishimwe. Amen. Abana b'abahanuzi ngo bakajya babimubwira, aho kubwira Eliya bakabwira Elisa. Ariko umve amagambo meza ya Elisa. Elisa icyambere akabwira ngo ndabizi ariko ni muceceke. Uzi icyo bivuze? Nubwo mubivuga nanjye mbifite amakuru. Umuntu w'Imana iyo afite amakuru ntabwo ahangana n'abamuhangaye, ntabwo ahangana n'intambara zose abonye, ibintu byose bibonye ntabwo yinyanyagizayo. Kubera iki? Afite amakuru. Elisa aramubwira ngo ndabizi ariko muceceke. Ni ijambo rivuze ngo mwe kubimbwira ibyo muvuga nanjye ndabizi. Imana idufashe. Haleluya. Amen. Nihuse uyu Elisa aba muri ubwo buzima. Ikigo cya mbere idotani hehe barinda bageriye, ariko aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuwiteka nyoreje kuri Yorodani. Elisa abwira Eliya ati oya, murahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Ni ijambo rivuze ngo ntabwo ndahabwa umugabane, sindagera ku mugisha wanjye, sindafata icyo Imana yamvuze, sindagera ku mahirwe yanjye, ndacyabura amahirwe, hari umugisha ntarabona. Imana idufashe, Imana idufashe. Yihuse ngo bageze kuri Yorodani rero hahandi twasomye, Eliya afata wa mwitero. Nihuse rero Elisa bageze kuri Yorodani ngo afata wa mwitero wa wundi, ngo arawuzunguza kubita hasi, ngo akubise mu mazi, amazi yigabanyamo. Ngo bambukanye ageze hakurya, Eliya aramubwira ati nsaba icyo ushaka, ntaratandukanywa nawe, ngo ngukurweho, kuko igihe cyo kugira ngo ntandukane nawe kirageze. Elisa aramubwira ngo ndagusaba imigabane ibiri y'umwuka ukoremo. Ni akajambo gakomeye. Yamusabaga, yashakaga kubamo ba Eliya babiri. Ntabwo nshaka kuzaba nkawe kugira ngo nanjye ntazajya mu mwobo mu buvumo nkawe. Ntabwo nshaka kuzaba nkawe ntazajya kwiyahura munsi y'igiti cy'umuretema. Ntabwo nshaka kuzaba nkawe, ndashaka ngo mbemo ba Eliya babiri, mbe umunyembaraga biri dabo byikubye kabiri. Eliya aramubwira turansaba ikiruhije, ibyo nanjye ntabyo nigeze ngira. Aramubwira ngo ariko nuza kumbona ngukurwaho niko biri bikubera, ariko nutambona ntabwo ariko biri bukubera. Ngo basohotse bageze bajya kuri Yorodani, hari abana 50 ngo baje bajya ku gasozi gateganye, ngo barabitegera.
ni ijambo rivuze ngo aba bantu bari bazi ko bagiye rwose kureba Elisa akorwa n'isoni. Ariko Elisa nk'umuntu utarabaye rukurikira izindi, Elisa wahagurukanye n'Imana, Elisa wahagurutse Imana yavuze, Elisa wasenze Imana, Elisa wasezeye, agasezera bene wabo, agasezera imiryango, agasezera inzoga, agasezera abakunzi be abo baryamanye, agasezera abo yabeshye, agasezera ibintu bimwe na bimwe. Elisa uyu ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu udasanzwe. Imana idufashe. Yesu ashimwe. Hanyuma uyu Elisa akora ikintu gikomeye cyo guhamya. Eli yaramubwira ngo nutambona siko biri bukubere, ariko numbona siko biri bukubere. Ijambo rya mbere, Imana ishimwe. Eliya ngo yateruwe na serwakira. Iyi serwakira nta nubwo abantu bajya bayimenya disi. Serwakira iyi ngiyi, serwakira yajyanye Eliya. Mujya mubona wa muyaga bita gashuru, kariya kayaga kikaraga, nta nubwo katwara inkoko. Ariko muzarebe iyo abantu bakabonye baripfuka bagira bati tigahita. Kubera iki? Imbaraga z'ivumbi kaba gafite ibintu kaba kavumbaguye ibyatsi n'ibiki byose. Ariko reka nkubaze, niba bakubwira ngo habonetse serwakira y'agashuru nono itwara umuntu, urumva nta n'amabuye yazamukagamo, urumva nta mikunguguye, nta micanga minini yazamukagamo. Biravuze ngo kugira ngo Elisa abone kuzamuka kwa Eliya byaramuhenze cyane. Imana idufashe. Egiye byaramuhenze ndetse yarahumishaga hano mu ndana karere. Ibyo bikubwira iki? Birakubwiye ngo ukwiye kuba maso no mu gihe abantu batazi yuko uri maso. Ukwiye kuba maso no mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye. Ukwiye kuba maso no mu gihe isi ibona ko yakurangaje. Ukeneye kongera kuba maso. Hano muri ibyo yavuze ngo genda usenge, wongera usenge, kandi utandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza. Imana idufashe. Elisa aragenda ngo arakanura ngo ajye kubona abona umwitero uraguye. Umwitero uguye ngo ahise awufata, bahita bavuga ngo data wabereye Isiraheli amagare n'amafarasi. Aho havuze iki? Biravuze ngo Uwiteka ni wowe ujyanye Eliya ndabibona. Aha nshaka kuvuga iki? Mfite ijambo rikubwira ngo nubwo uri mu nzu y'Imana, ukwiye kuba ufite icyatumye uhaguruka. Intego wahagurukanye uracyayirimo. Abantu benshi babonye impamba y'urugendo, ibi bagize intego y'urugendo. Elisa ngo yamanukanye ikintu bita umwitero gusa. Hamanuka we ngo yikubite kuri Yorodani. Yari ataramenya icyo Imana yakoze. Mbibutse iki ngiki bene data, nubwo Bibiliya yivugira ibintu bitoya, ariko mumenye ngo umwitero wa Elisa hari icyo wari uvuze. Umwitero yari atoye, umwitero yatoye enistifome. Mwibuke neza ko Elisa uyu nguyu turi kuvuga ni Imana yamwivugiyeho. Irabwira Eliya ngo genda wimike Elisa abo umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Ni Elisa mwene Shafati, aho ari guhingisha inka uramusangayo. Ni ijambo risobanuye iki? Biravuze ngo yahagurutse Imana ari imuhamagaye, ari ibishaka, arinda intego y'urugendo, arinda impamvu ahari. Imana idufashe. Arangije ngo aramanuka abahuse cyane. Imana idufashe. Elisa ngo amanukana umwitero yikubise kuri Yorodani. Yari ataramenya ko Imana yamuhaye ubutware, ngo ahita avuga ngo Uwiteka Imana ya Eliya irihe, ngo akubita wa mwitero mu mazi. Ngo ako kanya ngo amazi abayigabanyije. Amazi akigabanyamo. Yesu ashimwe. Amen. Amazi akigabanyamo. Ba bandi bari bavuze ngo dore agiye kumwara, dore soni ziramukora, dore muraje mumubone, ngo bahise batangira gutera indirimbo ngo umwuka wa Eliya uri muri Elisa, umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Ndakwifuriza
igitangaza gituma n'abanzi bawe bafatanya nawe ibirori. Ndakwifuriza igitangaza gituma n'uwari uzi ko Imana yagutaye abona ko Imana muri kumwe. Ndakwifuriza ko Imana ikorana nawe ku kigero gituma abari bagiye kukuzomera bari buceceka amagambo yabo agashira ivuga, ahubwo bagafatanya nawe kuririmba indirimbo y'amashimwe. Batanye kuvuga ngo umwuka wa Eliya uri muri Elisa, umwuka wa Eliya uri muri Elisa. Iyi ndirimbo bayihimbye ryari? Ibuka ko baje guhagarara ku musozi ngo barebe ukuntu ari buhere hakurya ya Yorodani, kuko yambukanye n'umunyembaraga kandi babizi neza ko atari bugaruke. None uwo munyembaraga agiye gusigara hakurya ya Yorodani, Elisa nawe ashaka uko agaruka. Umva ijambo ririmo riryoshye rero. Elisa ari bugaruke kandi Elisa ari bugere hakurya. Kubera iki? Yavuganye n'Imana itari Bayali, yavuganye n'Imana itari Nyabingi. Ntabwo ari ibinego bya Kajumba, ntabwo ari Bayali rekata, ntabwo ari bya bindi baterekera, ntabwo ari za mana z'ibigirwamana. Ukara ni Imana yera yo mwishu, ivuga bikaba, iyitwa Umuremyi, itegeka, ifite ububasha, ifite umwuka w'abari mu isi bose. Ndabwira abantu ngo nujya unarwana intambara, nujya ushaka kwishyira hejuru, ujye unorohamo. Kubera iyihe mpamvu? Hari ahantu Imana yakora wavugaga neza igifaransa n'icyongereza ugatangira guca amarenga, ugaca amarenga. Hari ahantu Imana yakora ibintu bigahinduka, ariko hari n'ahandi yakora di wari umutindi bugacya yabaye umukire. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo iyo ugendanye n'Imana, Imana yitwa umugenga w'ibihe, yitwa umugenga w'ibihe. Irabigenga, irabiyobora, irabidirectinga, ibishyiraho umurongo. Imana niyo ibizi itangiriro ry'ibintu naho bizarangirira. Woweho niyo urebye wikanga ibiri kukubaho none ahangaha, ariko wakubaza ibiri kukubaho nyuma y'amasaha abiri ntago wabimenya. Ariko Uwiteka yitwa umugenga w'ibihe, azi ibyabaye, azi ibiriho n'ibizaza. Imana ishimwe. Ariko woweho hari ibintu utazi, unategereje utazi iyo biva niyo bijya. Ndashima Imana yaduhisha iryo banga, ariko ikaba ariyo irigenzura. Iyo Imana iza kugira bamwe ibiha abandi ikabibima, byari kugorana, kuko abantu bari kugira ngo bose ntibaremwe n'Imana imwe. Mwibuke ko n'abahanuzi ngo bahishurirwa hagace, ntago babona byose. Yego ngo niyo beretswe berekwa agace. Ibyo mubyibuke rero, nibize kugutera kwigirira nabi. Ijambo rya nyuma nsoza nerekera ku musozo. Uyu mugabo witwa Elisa, Elisa mwene Shafati, ngo hakimara kubona Yorodani icitsemo kabiri, agikubitana n'ababana b'abahanuzi batangiye kumwita databuja. Bahinduye amagambo, Elisa nta ruhara bigizemo. Elisa we yakoze icyo bita gutegereza Imana, yakoze icyo bita kurindira Imana, yakoze icyo bita kwagura imbago, yakoze icyo bita kwizera, bigeraho Imana ubwayo imutangira ubuhamya. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane. Elisa uyu nguyu, Yesu ashimwe. Elisa uyu nguyu ngo baramubwira ngo databuja. Buriya ntabwo Eliya Imana yaba yamujyanye mu butayu. Ndarabawe ya ntabwo ari mu butayu, ndabizi ko yagiye. Ngo bahise ryavangirwa, bavuga ngo yaravangiwe. Uzi ukuntu bavuga? Atari ko ye uyu mugabo murabona ataravangiwe. Umuntu wasize inka zihinga agasiga imirima, uyu mugabo ntiyavangiwe. Ryavangirwa bamuciraga ryahise ribasubiraho, ngo bahita bavangirwa, baravuga ngo watwemere tukajya kumureba mu butayu. Ngo bamazeho iminsi 3 baragaruka bati turamubuze. Batari ko aho tubaye hatubereye hato. Bati databuja ujyane natwe abana bawe tujye kuri Yorodani gutema ibiti. Ngo bajyana nawe. Bageze kuri Yorodani batangira gutema. Imana ishimwe, ngo baratema, ariko mu gutema ngo umwe intorezo ye igwa mu mazi. Aramubaza ngo mbwira aho iguye. Aramubwira ngo ni hano. Ngo ateme igiti kibisi. Iyo kiza kuba cyumye ntabwo byari kuba bikwiri. Kiriya giti kibisi gisobanura Kristo, kuko Kristo niwe giti kibisi gifite amakakama. Haleluya, haleluya. Naho giti cyumye ntabwo ari Kristo, kuko nta buzima gifite. Kiriya giti kibisi cyasobanuraga Kristo,
nk'umucunguzi uzakemura agakiza ibibazo by'abantu. Aramubwira ngo zana, aterayo cya giti ngo ishoka irareremba. Ishoka ntabwo igira ireremba. Abize fiziki icyo bita densite barabizi neza. Uburemere bw'amazi buri munsi cyane y'uburemere bw'ishoka. Ishoka rero kuko ari ibiremere ihita icubiramo hasi. N'igiti kuko gifite uburemere densite yacyo iruta iy'amazi nacyo kiramanuka. Ariko reka mbabwire, arangije aramubwira ngo yisingire. N'ijambo rivuga ngo dore igitangaza Yesu akora ni ibifatika. Nuko azura ibyari byapfuye. Aho abantu batiringiye ubuzima niho arema ubuzima. Singira ishoka yawe. Ufite impungenge, urahangayitse ko iyo shoka yari intirano, ariko singira ishoka yawe. Fata ishoka yawe, akira ishoka yawe. Nuterwa ubwoba nuko yarizitse. Kubera iki? Iyo Yesu yaje n'ibyari byamanutse arabizamura. Ibitari bifite agaciro abiha agaciro. Uwiteka himbaza, Uwiteka himbaza. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira Yesu uri kumwe natwe. Ndashimira Yesu uri kumwe nawe. Ndashimira Yesu ubana nawe. Ndashimira Yesu uturinda. Dostike volai pide zamoria. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma icyo cyonyine kibaye Elisa bose ngo baravuga ati turabibonye n'umuntu w'Imana, n'umukozi w'Imana. Gusenga rero ngo dufatikanye kwinginga Imana, Imana ikugire neza, Imana ikwiteho, kandi nk'umukaragu w'Imana, nk'umuntu w'Imana, Imana ikubake inakuremere ubuzima. Mana y'ubuntu, Mana y'imbaraga, Mana ikiranuka, Mana y'ijuru byose. Sengeye nonaha umwana wawe wese uneze amatwi akumva ijambo ryawe, nagira imbaraga, nagira ubushobozi, nagume mu muhamagaro nk'uko Elisa byagenze. N'uyu mwana wawe nagira imbaraga, nagira ubuzima, nagira ubushobozi mu izina rya Yesu. Urakoze kumvisha gusenga kandi kubanye natwe. Cyoro n'ikibicaye muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba Imana iguha umugisha kubw'ijambo ryiza utugejejeho kandi ugejeje ku batuye isi yose. Hari umuntu wabona iki cyigisho rwose akagikunda nk'uko nanjye narindi gufashwa agashaka nimero, urumva watambutsa umurongo bakubonera. Umurongo batuboneraho ni 0782 64 60 89 0782 64 60 89. Hanyuma uri mu mahanga ashyiraho ikimenyetso cyo guteranya imbere y'iyo mibare agashyiraho 25. Sindayigaya Moise cyangwa Moise Sindayigaya. Nayo mazina yo nimero iba no kuri WhatsApp, wambona rwose. Yesu aduhana umugisha. Murakoze.